biroroshye ku muntu wese wizera Imana kandi biroroshye ku muntu wese waza Mwuka Wera. Umugani wawe ntupfe kugenda gutyo gusa, umenye aho uvugira, umenye ibyo uvuga, umenye n'uburyo uhitwara. Nk'abakristo dukwiye kumenya abo turi bo, kandi dukwiye kubigaragaza, ntabwo dukwiye kubihisha, kuko niba koko buri muntu wese muganira akubwira ko gukizwa ari byiza, gusenga ari byiza, kucyo byihererana, kucyo utabihereza na mugenzi wawe, kucyo utamubwira uti nyamuneka nawe senga. Kumenya uri we ni urugendo, kumenya uri we muri Kristo ni urugendo, ni ibintu ugenda uhishurirwa. Noneho ni ikibazo gitangira ngo tuvugishe ukuri, noneho ibintu birahindutse. Tuvugishe ukuri ngo ni iki kintu cyoroshye ariko kigutera stress buri gihe. Shalom, shalom bene data, muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe. Mbaye ikaze kuri The Grace Note Podcast. Episode yacu no munsi tugiye kurebera hamwe umwirondoro wacu nk'abizera, dufatanyiriza hamwe kumenya icyo turi cyo mu maso y'Imana. Mbaye ikaze. Muri episode yacu no munsi turi kumwe n'umutumirwa, umukobwa mwiza cyane ukijijwe, araza kutwibwira. Tugiye gufatanya kugira ngo tumenyane hamwe abo turi bo muri Kristo, nk'abantu koko twakijijwe, nk'abantu koko tuvuga ko tuzi Imana. Tuguhaye ikaze. Ukoze cyane. Nitwa Cynthia Cyuzuzo, ndi umukristo nk'uko yabivuze. Navuga ngo ikindi ni iki, ndi umukobwa. Ibindi uko agenda mbaza nkagira icyo nibuka, muzajya mugenda mubyumva. Nicyo ubu ngubu nibyo navuga. Urakoze cyane. Njya kukubwira kuri iriya topic nk'uko nayitekereje, abantu benshi cyane batekereza ko kuba bari mu rusengero cyangwa se kwirirwa tuvuga ko dukijijwe, nyamara ibyo tukora cyangwa se uburyo abantu bo hanze batubona nubwo tubivuga, njye ntekereza ko bimataringa cyane. Rero akaba ari abantu babyitiranya, akavuga njyewe ntabwo nkora ibi, njyewe ntabwo ngenda uku, njyewe nyine ntamenye uwo ari we koko nyirizina. Ikimana ashaka ko tuba cyo kugira ngo koko na wa muntu nareba Colline avuge ati uriya mukobwa arakijijwe, ko kinamugenderaho. Nabona Cynthia avuga ati nyamara ibyo avuga bisa nk'ibyo akora. Yambitekerezaho, ndavuga reka tuzabiganireho n'abagenzi bacu babimenyereho. Cynthia, iyo tuvuze ngo uwo uriwe cyangwa se identity yawe muri Kristo nk'umuntu ukijijwe, wowe byumva gute? Urakoze cyane. Ni ikibazo cyiza nk'uko wabivuze. Ntabwo akenshi dukunda kubyibazaho cyangwa tubitindeho. Nk'uko wabivuze, turakizwa twese, tukajya gusenga, ukaba usenga, wenda ufite umurimo runaka ukora mu rusengero kugira ngo usavinge ubwami bw'Imana. Ariko ikintu kugira ngo upushinge gatoya cyangwa se ujye deeper, hari abantu bajya babwiriza akavuga ngo let me go deeper. Kugira ngo ujye deeper, kugira ngo umenye uwe muri Kristo, ukwiriye kumenya ko dutandukanye. Twese nubwo turi abakristo turatandukanye. Uwo uri we noneho mu bwami bw'Imana, niba twese twarahamagawe, hari ikintu Imana ishaka ko dukora muri iyi si. Hari ijambo rivuga ngo, wenda reka mbe narisoma, mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 4, uhereye ku murongo wa 4. Haravuga ngo icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka ni umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose. Imana ikorera byose muri bose ni imwe.
umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge, undi agaheshwa umwuka w'ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa umwuka wo kwizera, undi agaheshwa umwuka w'impano zo gukiza indwara. Icyo gice abantu bakomeza bakahasoma. Rero icyo mpushinga mvuga, iyo uvuze icyo ntekereza kuri identity cyangwa icyo mbona abantu benshi badatindaho, ni uko dufite umwuka wera uko yigaragaza muri twebwe. Harimo uburyo butandukanye, hari impano ufite muri Kristo. Ese urazizi? Hari icyo wahamagawe gukora mu bwami bw'Imana. Ese ibyo urabizi? Rero iyo ukomeje gusenga no gushaka uwo uriwe, ugenda umenya izi mpano, ukagenda umenya iyi mirimo ukwiriye gukora, ukagenda umenya aho ukwiriye guhagarara, ukaza gusanga uratandukanye. Nubwo twese turi abakristo, kuva mu byaha ni sawa, kuza mu z'Imana ni byiza, ariko pushinga gakeya umenye icyo Kristo akuvugaho, uwo uriwe, impano zawe n'ibindi byinshi cyane tugenda tumenya iyo dukomeje gusenga. Nicyo mpita ntekereza iyo uvuze kuba umukristo, ntekereza abo turi bo muri Kristo, ntekereza gutandukana, kandi nkabona ko iyo dukomeje gusenga no kurushaho gusenga tugenda tumenya abo turi bo, tukamenya n'izo mpano. Murakoze cyane. Nanjye uko mbyumva, iyo koko wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, iyo ukijijwe byanze bikunze hari wowe wa mbere upfa, cyangwa hari wowe mubi upfa. Rero niba uwo muntu mubi apfuye, si ngombwa ko umugani we nk'uko bivuze iyo mpano irimo ngo itakare, ni ngombwa noneho ngo imurike. Niba koko wari wa muntu wagiraga ibyaha, byawe bikaba bipfuye, bigaragaze. Numva ko umuntu koko wakijijwe akwiye kumenya neza ko niba kuba we muri Kristo, ni ukuba Kristo yifuza ko aba we, yifuza ko apresenta hano hanze. Utaza kubeshya abantu ngo urakijijwe, ngo ngenda akijijwe, ngo ariko ngo kujya mu kabari ngo nta kintu bintwaye, ngo kuba ndi kumwe n'abandi bari gukora ibyaha nta kintu bintwaye, ngo as long as ngenda nabikora. Ese koko uri gupresenta Kristo muri uwo mwanya? Yego, niko mbyumva. Ariko se dukomeza kuvuga ngo gukizwa, koko gukizwa by'ukuri, gukizwa n'iki? Kuko hari abantu ushobora kubwira tuvuga ndakijijwe, nsengera kwa runaka, nsengera ahangaha, aha n'ahangaha. Koko se gusengera ahantu cyangwa kugira itorero barizwamo niko gukizwa? Sente gukizwa n'iki? Njyewe icyo nabivugaho cyangwa uko navuga na definisa gukizwa, kuri igiye gukizwa ni ukuyoborwa n'umwuka wera. Hari icyambere baravuga, ni ijambo riri muri Bibiliya ngo gutinya Imana niyo ntangiriro y'ubwenge. Iyo utinya Imana hari ibintu byinshi udakora. Uzi ko hari ibintu, wenda tuvuge ibintu twebwe dutekereza, njyewe uko mbibona, kuvuga ngo unywa inzoga, kuvuga ngo wenda uri mu busambanyi n'ibindi waba urimo, ibyo nyine ni ibyaha, twese turabizi. Ariko icyo nabonye ni uko ntuzi rya jambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo uwarunana bivuzeho, uvuze gupfa kwa kamere, uvuze guhinduka k'umuntu, bitandukanye no kureka icyaha. Kureka icyaha ni base, ni intangiriro, ni ukuvuga ngo ninjiye mu bwami bw'Imana. Ariko agakiza agakiza navuga ngo ni standard, ni standard, ni intangiriro. Kandi abenshi bahari igihe dutekereza ngo agakiza ngo niho dusoreza. Oya, iyo wakiriye agakiza uba uvuze ngo ngiye kwinjira mu bwami bw'Imana. Ariko ikintu buriya uba utangiye ni ukumenya noneho ubwo bwami bw'Imana. Noneho ubwo bwami bw'Imana ubumenyeshwa n'umwuka wera, ikakwigisha ukuntu ubaho. Urabona nk'umuntu tuvuge wenda wakuriye mu cyaro, yabaye ahantu mu cyaro, nta mafaranga, ubukene n'iki, noneho akaza kugeraho akaba umukire. Yaba umukire akajya ahantu wenda hamusaba kujya gusabana n'abami, sibyo? Azashaka umuntu uzamwigisha, ese barya bate, ese bicara gute ku meza, ese bavuga gute, ese ni gute witwara iyo uri umukristo, ari nacyo wari uvuze. None ugasanga umuntu yarahindutse, yagiye mu bundi bwami, noneho ukagenda urushaho kumenya bwa bwami wagiyemo. Rero ukuyoborwa n'umwuka wera, niko navuga, niko na definisa gukizwa nyako, nuko ubuyobowe n'umwuka wera. Si ukureka ibyaha gusa, ahubwo ni no kujya mu kindi cyiciro cyo kuyoborwa n'umwuka wera.
niko ngiye nabidefinisa. Yego. Nko kuri kuno tuvuga ngo identity cyangwa se uriwe, tuba mu isi irimo kwigereranya cyane. Tuba mu isi irimo kwigereranya, haba hanze y'abadakijijwe n'abakijijwe, rega turabigira. N'abakijijwe turabigira, hamwe usanga bamwe badefanda iwabo, abandi bakadefanda iwabo, umwe akidefanda, hari n'ubwo tujajinga. Kagase koko kuri ureba Cynthia arakijijwe koko? Yego. Ese buriya kuba yambaye kuriya, cyangwa se nko mu kiganiro cyashize hari umujene ukijijwe cyane, nakiriye ariko yari yambaye amaherena, kandi ari umusore. Se koko kuba wakiriye umuntu ni ikimenyetso cy'uko adakijijwe, cyangwa iri muri we nuko akijijwe? Nge ndifuza utubwire umuntu muri Kristo, cyangwa se uriwe, identity yawe ikwiye kugaragazwa n'iki, cyangwa ikwiye kurangwa n'iki? Rero ngiye kuvuga kuri icyo kintu cya identity, najya cyane nareka iby'inyuma cyane nkajya ku by'imbere cyane. Sibyo? Iby'imbere cyane ari zo mbuto z'umwuka wera. Ngiye niko nadefinisa gukizwa n'imbuto z'umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera turazizi, n'imirimo ya kamere turayizi, biri mu Bagalatiya 5, aho batubwira ko umwuka wera, imbuto z'umwuka wera ni urukundo, ni amahoro, ni imico myiza, ni ubugwaneza. Noneho imirimo ya kamere ni amahane, ni ubusambanyi, ni ukubeshya, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Noneho niba umuntu we Coline yambaye gutya, nanjye nambaye gutya, fata noneho ngewe ushyireho ibintu byose utekereza ko byaba bigaragaza ko ntakijijwe. Noneho ariko navuga ijambo, umuntu akumva ni amahoro. Nakora ikintu umuntu akumva ni ubugwaneza. Nakora ikintu umuntu akumva araruhutse imitima. Noneho undi muntu yambaye wenda imyenda miremire, niko tubidefinisa ku bakobwa, ariko amahane afite, cyangwa se umuntu aramukandagiye cyangwa aramukabukiriye, amukomye, ugahita ubona umuntu ni intare ivuyemo. Muri abo bantu babiri bavuga ngo ninde ukijijwe? Nguwo abantu bagira bakaruhuka. Rero noneho kubera rero kwa kubana n'umwuka wera, aragera hakagukuraho ibintu bimwe na bimwe. Hari ibintu kuri icyo kintu wavuze, wenda kuvuga ngo amaherena n'ibindi byinshi, hari n'ibindi byinshi cyane ubu ngubu ho haje ibintu byinshi cyane nyine abantu bakora bitewe nuko isi ibitegeka. Ibintu by'isi nyine nabyo bifite imyuka ibibiherekeje. Ntago ari uko hari abantu bagiye baderivra, cyangwa se bagiye nko mu nsengero, noneho nk'umupasiteri akamubwira ati ufite wenda nk'umwuka runaka ukuriho. None ukazasanga afite nka afite tatuwaje ya cya kintu bari kumubwira. Abadayimoni cyangwa ubwami bw'umwijima bwi-expressinga mu bintu by'umwijima bitandukanye. Nugasanga icyo kintu cyarakubase. None ugasanga wenda we yarazi ko ari tatu bisanzwe, n'abashuti biwe baramubwira shyiraho tatu imeze gutya. Noneho Satani akaba yaramubase muri icyo kintu. Biba hari sinabijyamo cyane byo kuvuga ngo kuba afite tatu imeze gutya na tatu imeze gutya bitewe, ariko hari igihe expression z'umwuka w'umwijima cyangwa se za kingdom y'umwijima zi-expressinga nko mu bintu bya tatu, cyangwa mu bintu rimwe na rimwe abantu batekereza ko yego cyangwa se babona nkaho abantu badakijijwe bakunda gukora. Hari impamvu abo bantu badakijijwe usanga icyo kintu ari kinini cyane muri bo, cyangwa se bacyemera cyane. N'abantu worshipinga ibintu by'imyuka mibi, hari ibintu usanga bahereza agaciro cyane. Rero hari impamvu nk'icyo kintu bagashyiraho sinye runaka kubera ko ari abaho hantu bemera iyo myuka mibi, bagashyiraho nk'ikimenyetso runaka gituma bemera iyo myuka mibi. So niyo mpamvu rimwe na rimwe hari ibintu yego koko ushobora gukora, noneho umwuka wera akazakubuza gukora icyo kintu kubera ko gifite umwuka ugiherekeje. Bityo iyo ufite umwuka wera agenda aguhugura akakubwira icyo ukwiriye kureka kubera umwuka uba ugiherekeje. Ariko si ukuvuga ngo iya myenda cyangwa se bwa buryo bwo kwambara nibwo bugaragara ngo wakijijwe cyangwa ntabwo ukijijwe. Ariko icya mbere ngiye mvuga kigaragaza ngo umuntu yakijijwe no guhinduka k'umutima.
guhinduka k'umutima, guhinduka kw'ingeso no guhinduka k'umwuka asohora mu isi. Nicyo ngiye mvuga nareberaho cyane, ariko mvuga ko hari abantu ngo ni umuntu ngo yari inshuti y'impyisi, noneho akajya abwira impyisi ngo ariko ko abantu bajya bavuga ngo uzandyara noneho ngo buriya ngo wandya kandi turi inshuti, noneho ngo impyisi iramubwira ngo ntago mbizi, ngo ariko ugitinya icyo abantu bavuze. So sinavuga ibyo bintu, hari igihe ushobora kubikora atari kuvuga ngo ntabwo kijijwe cyangwa ngo ushigikiye ubwami bw'umwijima, ariko hari n'igihe ibyo bintu abantu kuko bahurizaho ngo ntabwo ari ibikijijwe, ujye utinya icyo abantu bavuze bahuriyeho. Hari igihe mu by'ukuri haba harimo kwi-expressinga cyangwa kwigaragaza ku bwami bw'umwijima. Niko njye nabisubiza. Nk'uko Bibiliya bivuga muri Petero wa mbere 2:9 haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, ubwoko Imana yihariye, kugira ngo mumenyekanishe ibitangaza by'abatumye kuva mu mwijima mukinjira mu mucyo wayo udasanzwe. Nk'uko bivuze ku mugani wemera ibyo abantu benshi cyane bavuze, koko nk'abakristo turi ubwoko Imana yironkeye, turi abantu bagomba kurepresenta Imana hano hanze. Nk'uko wavuze mu ngeso, yego kuko umuntu ajya guhinduka yabanje guhindukamo imbere, ariko koko nk'ubwoko bw'Imana turi abatambyi Imana yiremeye, tugomba, njye nibaza ko no hanze tugomba kubigaragaza. Vuga ngo warakijijwe ariko garagaza ko wanakijijwe. Nk'uwo mujene, sorry kumugarukaho, njye yatubwiye ukuntu iyo yicaye kuri moto, ava kuri moto yabwirije, hari umuntu abwiye Imana, hari umuntu abwiye ati Kristo uramuzi, ibi nibi. Ntibaza ko ari ikintu cyiza, uwo niwe mu Kristo nyakuri, wibihisha. Nyine si ngombwa ngo ku mugani wawe twambare birebire duhisha abo turi cyangwa tuvuge nabi. Ugenda uvuga ngo nambaye nk'abakristo, uretse ko tutazi nyine ngo n'abakristo bambara gute. Wenda uzaza tubiganireho kuko wasanga aba muri iki gihugu batambara nk'abo mu kindi gihugu. Yego, ariko se ko imbuto uri kwera nk'umukristo, niba koko turi ubwoko bwiza bukwiye kurepresenta Imana, imbuto uri kwera izo ngeso wagiye uvuga, uko kuba washira amanga ukagenda kuri moto ukabwira moto ariko moto Yesu uramuzi, urumva ni ikintu kidasanzwe. Ni umwihariko w'umuntu ku giti cye, ni identity yiwe, kandi nibaza ko inezeza Imana. Tukiri kuvuga ku myirondoro nk'urubyiruko, ese wumva twagakwiye kurangwa n'iki kuri marketplace? Marketplace ishobora kuba kuri social media twirirwaho, ishobora kuba mu kazi aho tuba turi, ishobora no kuba mu rugo, ushobora kugirirwa ubuntu ugakizwa wowe Cynthia mu rugo batarakizwa. Ese koko wagakwiye kwitwara ute kuri bo ku buryo bashobora gukururwa n'uwo uriwe cyangwa se n'uwo Kristo yakugizeho? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Nkomoje no ku byo wari uvuze, cya mbere wavuze kuri ikintu cy'imyambarire. Icyo navuga rero ku kintu cy'imyambarire ni uko wowe mu mutima wawe uzi impamvu wambaye ikintu runaka, uzi impamvu wahisemo wenda kuvuga ati reka ngire kagufi nzamureho. Niba umugambi ufite utawusobanurira mwuka wera wawe cyangwa Imana, cyangwa se ngo niba uwo mugambi ufite ari kuvuga ati wenda bandebe, niba ari ukuvuga nemeze, niba ari ukuvuga ngo, niba umugambi ufite ukora cya kintu atari umugambi mwiza, ari umugambi wa za mbuto za kamere, ari umugambi wenda ubwibone, kwishyira hejuru n'ibindi byinshi, niba umugambi ufite atari mwiza, icyo kintu nicyo cyakugayidinga kumenya ngo kwambara ni gute. Si ukuvuga ngo wambare birebire, si ukuvuga ngo wambare bigufi, si ukuvuga ngo wambare ipantaro cyangwa ngo wambare ijipo, ahubwo wowe mu mutima wawe nuwe mugambi ufite ukora cya kintu. N'ahandi hantu hose igihe byakunaniye kumenya se iki kintu ndi gukora ni cyiza cyangwa ni kibi, urebe nuhe mugambi ufite, sibyo?
hari n'ukuntu umuntu yambara wenda kugira ngo afitinge muri sosiyete sibyo? Rero iyo ushatse kuvuga ngo ufitinge muri sosiyete, ubwo identity yawe cyangwa se kwemerwa na ya sosiyete bigufiteho imbaraga. Kandi nta kintu na kimwe gikwiriye kutugiraho imbaraga. Ukwiriye kugira iyo Yesu yaravuze ngo yaje kugira ngo aduhe ubuzima, aduhe amahoro no kwisanzura, aduhe kwisanzura cyangwa se ace ingoyi zose zituboshye. Iyo rero cya kintu kigutegeka ngo ukora gutya na gutya, uba utabohotse kuri icyo kintu. Niko navuga wenda ku byerekeye n'imyambarire, kugira ngo umuntu amenye ngo se ndi gukora neza cyangwa ndi gukora nabi. Ushobora kwambara ikintu undi muntu akacyambara ntibibe bimuteye ikibazo, ariko njyewe nacyambara nkumva ndabangamiwe. So niko navuga ku cyerekeye umugambi ufite ukora icyo kintu niki. Ni wowe uzi ubuzima bwawe na Mwuka Wera, ni wowe uzi ubuzima bwawe no gukiranuka ku mutima wawe. Rero n'ikindi nashatse kugarukaho, uvuze nk'uwo mujene ubwiriza abantu, akabwiriza nk'umuntu kuri moto. Twongeye tugaruke kuri identity yacu muri Kristo. Ushobora gusanga uwo muntu afite impano y'ubuvugabutumwa. Rero none ugasanga undi wenda ntago abwirije, ariko wenda afashije abantu cyane. So icyo nabwira abantu bari bataragera kuri gutekereza iki kintu, bati ndinde muri Kristo, se nihe mpano yanjye, se nihe ministeri yanjye, nihehe mpagaze muri Kristo, nihehe Imana inshaka. Ujye ureba ibintu bigukurura cyangwa se ibintu ujyamo ukumva we wanaharara. Bavuga gusengera umuntu ukumva urabishaka. Hari undi muntu we bavuga kubwiriza akumva nibyo ashaka kurushaho. So kwitondera ibyo bintu dukunze muri Kristo, noneho tukihugura aho hantu, tugenda tumenya abo turi bo n'impano zacu muri ubu bwami bw'Imana. So kwitondera ibikorohera, ibyo wumva ufitemo umutima cyane, cyagufasha kumenya uwuriwe muri Kristo cyangwa se impano zawe naho wahagarara. Icyo warumbaje rero aricyo ngarutse, uko twakwitwara muri marketplace, uko twakwitwara aho turi. Harimo ibintu bibiri kugira ngo wenda tubashe kuba successful. Nuko tugumana aya mahame y'Imana mu kazi. Marketplace, uvuze marketplace naho tugaragara, ariko mu buryo bw'imikorere. Nuko tugumana aya mahame y'Imana. Amahame y'Imana yo kuvuga ntiwiba. Hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo ukore udakorera abantu, ahubwo nk'ukorera Data wo mu ijuru. Ntago babibonye yuko wenda bafashe hano bashyira nk'inote za 5, harimo iy'igihumbi iri hasi. Bashobora kuba batabibonye, bashatse kuzana inote za 5 gusa. Ushobora guhita ufata iyo y'igihumbi ukayicisha ku ruhande. Ntago bakubonye, ariko Imana yakubonye. Ukagira rero wa mutima na ya conscience yuko Imana iri kukubona, kuvuga ati mwibagiwe iki gihumbi mwagiye, kandi wari kucyitwara. Nagire n'umuntu hari n'igihe ushobora no kuyatanga bagahita bayaguha, bati yatwarayo nayo twari twabonye. Ariko ibyo bintu ukore nk'aho Imana iri kukureba, ukiranuke. Noneho niyo waba aho hantu bataguhemba nk'uko wenda utekereza, niyo byaba bitameze nk'uko ubitekereza, ariko Imana izagenda igupositioninga. Uko rero twagaragara aho hantu, nuko twagaragaza izo ndangagaciro: gukiranuka, kutiba, ziriya ndangagaciro z'umukristo ukazigaragaza. Ariko akandi kantu gatoya navuga, iyo uvuze kuri marketplace, navuga yuko Imana mu kazi iradupositioninga. Imana ishobora kugushyira ahantu ishaka ko wiga ikintu kinini cyane. Wenda nkawe ntabwo tuzi niba warize ubunyamakuru, ariko hari ahantu buriya mu buzima bwawe Imana yaba yaragushyize ukiga ibintu by'ibiganiro, cyangwa se uko bakora ibintu by'ibiganiro. Yo yari ibizi ko igukeneye kuri marketplace nk'umuntu w'umunyamakuru, ariko wowe ntabwo wari uzi ko wenda n'ako kazi wanagakora. Rero Imana ishobora kudushyira ahantu, nubwo bataba baduhemba, nubwo bataba hari igihe Imana ikwigisha, ikakwigisha ikintu umuntu adashobora kukwigisha, n'ishuri ritakwigisha. Ikagushyira ahantu ukajya witegereza ukuntu wenda boss wawe akora,
ukaza gusanga mu bintu bine akora harimo kimwe Imana yashaka kukwigisha. Rero navuga ngo mu byerekeye n'imirimo Imana iratwigisha. Ntiureba ahantu uri wenda ko batakuhereza nk'amafaranga menshi cyangwa batabona ubwitange, wowe ukorere nk'ukorera Imana, ariko umenye ngo Imana irageraho bwa bumenyi yaguhaye iragera ikagucira inzira ahantu uzabukoresha kandi warabyize nawe ubwawe utabizi. Nicyo nabivugaho. Murakoze. Nk'inyunganizi nanjye nakongeraho ku bintu bivuze kuri marketplace. Nk'uko bivuze nk'umukristo agakwiye kumenya intego yawe. Yego. Ugakwiye kumenya intego yawe ikujyanye aho hantu uri muri ako kazi, kubera ko hanze aha muri generation turimo birahari byinshi cyane bigerageza kwizera k'umukristo. Birahari byinshi cyane ko ushobora kugenda rwose. Ni benshi nagiye numva n'ingero nyinshi zigaragara ko boss mutaryamanye urava muri ako kazi. Ese koko nkawe nk'umukristo ukeneye ayo mafaranga n'uwo mushahara uvuye muri ibyo bintu? Ukeneye kuko ku mugani wawe nukuramo cya gihumbi ntago wari bukubone. Nujya no kuryamana nawe ntago wari bukubone. Nta muntu uri bukubone. Murapanga mugiye guhurira ahantu ari nyuma y'akazi ntago uri bukubone. Ariko ya Mana wizera, ya Mana usenga izakwibonera, izakwifatira. So nibaza ko ukwiye kumenya purpose yawe nk'umukristo, kuko byanze bikunze ibyo bigeragezo bizaza. Ushobora guhita uvuga ngo ninabikora ngo ndava mu kazi banyirukane, nzabaho gute? Ninabikora nzabaho gute? Kuki twiganyira kandi Imana yaratubwiye ko tudakwiye kwibaza ko ejo tuzabaho. Hamya Kristo uwo munsi, muhamye kugira ngo nawe umuntu neguhakaniye niba yaramenyereye guhora abantu bose abwiye babyemera, ni wa muntu uhakanisha bati uyu ni muntu cyo kumakanira. Byibuze ashobora no kumenya Imana wamenye iciye muri ibyo ngibyo. Impamvu ya mbere numva ko know your purpose kandi uhamye Kristo wamenye. Tuvuge ngo ushobora kuba kugirirwa ubuntu bwo kujya gukora hanze muri bino bihugu bitemera Kristo. Yego. Wagerayo ukavuga iki gihugu iyo umuvuze barakwica, iyo umuvuze barakugira. Reka amagarike gusenga. Reka amagarike, kuko hari umujene twize kuganira bigaga mu Buhinde avuga ko batabyemeraga ahita bihagarika. Yongera kugaruka akakubwira amaze imyaka 8 ntanjya muri church kubera iki se ngo aho nabaga ntibabyemeraga. Sinahamyaga Kristo, kuko se niko dukwiye kubaho, dukwiye kumwisha kuko abandi batamuvuga. Nyine hamya Imana, yihamye naye agomba kuba amwe mu mahame y'umukristo, igomba kuba imwe ku buryo erega n'umuntu uje kukureba atakubwira ibyo yishakiye. Uzi n'ikindi nakongera ku byo uri kuvuga, Imana ntago yayise uwo nk'uwo wenda yagiye hanze, ntago Imana yayisize mu Rwanda. Kandi Imana yajyanye nawe, Imana nayo yamuciriye inzira ngo agere muri icyo gihugu, iranamugarura. Noneho aho kugira ngo ureke gusenga ngo ntago babishyira imbere, ahubwo baza Imana, none se ko wanzanye muri iki gihugu, ko waje ko wanyohereje ngo nze mbona amafaranga nari nyakeneye, ko mbona gusenga bitari gukunda, Imana ikakwereka ukundi kuntu wabigenza. Imana ni Imana ishobora kukubwira uti noneho ntukajya ubyuka mu gitondo, ujye ubyuka nimugoroba. Noneho ntukajya ugenda hariya, ujye ugira. Kandi Imana ibiri kutwigisha, irabizi ko uwo mubosi wawe ari kugustressa, iranabizi ko iwanyu ufite ikibazo ako kazi utashobora kugasezera. Noneho wowe yibaze ngo mbigenze gute hano. Ikibazo ntikika ya ndirimbo ya Papi Clever na Dorcas ngo nafashe bimpungisha Imana bigira impamvu zo kuyegera. Ibintu bigushitsemo gakeya. N'Imana ibiri kukwigisha resistance, iri kukwigisha gukomera. Nese guhamya Imana ntago ari ibintu byoroshye. None ngaho ni nko mu ibyo bihugu batemera Imana baba bafite nk'imbunda, ngaho ugenda uvuge ngo Yesu n'ibiki bakurase uri kumva. Ariko ikwereka uburyo mfite ingero nyinshi zo muri Bibiliya ziza mu mutwe z'ukuntu hari abantu wenda tuvuge na babatasi ba Joshua bagiye gutata cya gihugu cy'isezerano. None umuntu wabahise yari mu nzu ya maraya, arabahisha mu nzu, bari bayobewe se kugenda nk'Abisirayeli, bagahagarara bati twebwe
Imana yaduhaye isezerano tuje kubafata kino gihe harimo no kubura ubwenge iyo ugiye guri oya none se Imana tugende gute Imana ikababwira ati mugende mu nzu y'uriya mugore arabahisha kandi ko kwa mugore yarabahishe so icyo ndi kuvuga nuko biragoye guhamya Imana nibyo biragoye ariko Imana ikwereka uburyo ni Imana nyine ngo yakandi karyo ni Imana ishobora kukubwira noneho hindura uru ruhande genda gutya byuka mu gitondo icara haguruka reba hirya gira gute ariko ibyo byose bigaruka nabo no kubana na Mwuka Wera uko bica muri Mwuka Wera abantu bahora bibaza rero se Mwuka Wera wanjye ngiye kumva numva yacecetse yagiye gute no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ni no kugabanya ahantu ujya cyangwa se ibikuzengurutse bidakijijwe inshuti zidakijijwe niba wenda uvuga ati ngenda akijijwe ariko nikundira indirimbo ziri sekira cyane zigabanye nuzigabanye ukabona itandukanyirizo ry'ubuzima bwawe bwo mu mwuka uzazireka bya bindi bavuga ngo ntago nabaho ntumva karirimbo runaka birageraho ukavuga ati ahubwo se mwambabariye mukamba izindi ndirimbo zireka zitari izingizi bigenda biza buhoro buhoro Mwuka Wera agenda akura muri wowe akura muri wowe bikaza kurangira hari ibintu udakora biriya byo kuvuga ngo urambara gutya cyangwa ngo uravuga nta nubwo wirirwa ubiteke uhita uhinduka ukajya wumva sinanaguma n'isaha imwe ndi mu bintu bitarimo Imana ndi mu bintu bitarimo nyine kubahisha Imana we birakura muri wowe kandi bikura iyo ugenda uhindura aho utaramira aho umara umwanya ibyo umaramo umwanya iyo ugiye ubyegeza mu Mana ugenda ubireka ukabishobora n'izo mbaraga zo guhamya cyane ukazigira nicyo nakunganira nanjye bwanyu Imana ntabwo byoroshye ariko nanone birashoboka biroroshye ku muntu wese wamenye Imana biroroshye ku muntu wese wizera Imana kandi biroroshye ku muntu wese waza Mwuka Wera umugani wawe ntupfe kugenda gutyo gusa umenye aho uvugira umenye ibyo uvuga umenye n'uburyo uhitwara tukivuga kuri identity hariho abantu batumva neza ngo koko ndi muntu ki kuko nakwitwara nti kuko hari abantu bagendera ku mahame yabo nyirizina kumwe umuntu avuga ngo njye nakurikiye umutima wanjye ntabwo mbwira ibi ngibi umutima wanjye ntabwo ugendera kuri ibi ngibi hariho abantu nanone bitwaza ibyo bari byo cyangwa se ibyo batekereza mu mitima yabo bakaba ifamese ko victimiza abandi cyangwa se bakaba batuma umuntu adautinga ku gukizwa kwawe tuvuga ushobora kuba uri nk'umuntu ukijijwe njya mbibona wenda nk'abahanuzi cyangwa se abandi bantu hanze ku mbuga nkoranyambaga turabibona ukabona bitandukanye cyane nuko abantu bakuze ese ntabwo twagakwiye kurinda amazina yacu nibyo nibaza ntabwo nyumvise neza kurinda amazina yacu na rimwe gukizwa tugasubiza abandi hasi ko ari bibiri icya mbere byose nibaza ko ari imbaraga zo kuvuga ushobora kuba uri wa muntu ugira amagambo mabi yego asubiza inyuma abandi hanyuma mugenzi wawe yajya yumva akibaza mu gukizwa kwawe ariko nyamara uri kuvuga ko wakijijwe cyangwa se uri no kuvuga n'ubutumwa bwiza ariko harimo baribaza ku izina ryawe bibaza no mu gukizwa kwawe kuko hari benshi ushumuza nibazaga ko muri kuba kugira identity yawe ese koko ntago harimo kuba warinda izina ryawe no kuba wakwirinda ku giti cyawe kugira ngo rubanda Corinne Ruzi ntaba ari kwa kundi uvuga Corinne ugahita umva utuntu twinshi cyane tumushamikiyeho akora ibi agenda uko gutya na gutya muri ya myitwarire ya identity nicyo kuvugaho ntabwo umuntu agakwiye kuba yarinda izina ryiwe kurinda izina ryiwe uranyemerera nkubaze niba ari kwa kundi wenda umuntu ashobora kuba akizwa ariko wenda akigira nk'imico mibi igaragarira abantu noneho yego yarakijijwe ariko akavuga ati wenda umutima wanjye ntabwo ngiye inzoga ndazemera niba ariko uri kumbwira ngiye inzoga ndazemera nta kibazo
ni byinshi cyane ibyo ngibyo abantu ni benshi cyane bafite icyo kintu. Icyo nabivugaho si no kuvuga ngo ni ukurinda izina ryawe no kutarinda izina ryiwe, kuko we wenda yanahisemo yuko ntacyo bimutwaye niba bamubonye asenga, ariko wenda ejo bundi bakamubona arwana n'umuntu yasaze ameze ukuntu, wenda we niko yabihisemo. Ariko icyo navugaho ni ibi bintu byo kuvuga ngo umutima wanjye ngewe urambwira gutya, ngewe umutima wanjye ungira gutya, niko mbyumva, ntago wowe ari wowe ukwiriye kubyumva. Ni ijambo ry'Imana. Ibyo bintu uri kuvuga wemera byanditse he? Byanditse he? Biri hehe? Ijambo ry'Imana urarizi? Ngaho vuga wenda ahantu Yesu yavuze ati murwane n'umuntu ari we wese ukurakaje, niba ufite imbaraga, niba ufite amafaranga, koresha uburyo bw'ubwesikoro cyangwa n'ikindi, umujyane muri gereza n'ibindi. Ntabwo ari Yesu aravuze ati ahubwo niba bakubita umusaya umwe muhindukire bakubite n'uwundi. Arongera aravuga ati se mubaye musengera ababakunda gusa mwaba mutaniye he n'abanyabyaha? Niba rero wowe uri kuvuga uti ngewe umuntu iyo yandakaje mba ndamusiba mba namwibagiwe, ubwo ari ukuntu haba hari ibintu utaramenya. Kumenya Imana ni urugendo. Uwo rero icyo nabwira umureba, nabwira ntumwigireho. We ubwo ari mu rugendo rwe, ibyo nibyo yemera, niko ameze. Niba uri kubona harimo akantu kari kugucanga kaba ati ameze gutya, avuga gutya, ariko ameze gutya, uwo ntaba ari we wigiraho. Reba uwo wigiraho ubikora neza. Reba uwo uzi ijambo ry'Imana koko, bari we wigiraho niba ushaka wenda nk'umuntu wo kwigiraho. Noneho nawe ubwawe muntu uri kureba abo bantu bose bakagucumuza, wesoma ijambo ry'Imana ku giti cyawe. Kandi ibyo ngibyo niba utabyemera byabo byihorere. Niba ubona ibyo barimo utabyemera byihorere, wowe Imana izakuyobora mu nzira yawe nzima. Izakuyobora, Mwuka Wera arakuyobora akanamenya kugutandukanya n'abandi bantu. Imico yawe igatandukana n'iy'abandi bantu. Thank you so much. Ndizi muri make dukwiye kuba abakristo kandi koko babihamya. Dukwiye kuba abakristo kandi koko bari mu mutima bakaba n'inyuma. Yego biragoye, ariko ntabwo ukwiye kwishira. Ntabwo ukwiye kwishira ngo nugere imbere y'Imana, kuko nk'ibi tuba turi gukora, nkunda kubivuga, nk'ibi tuba turi gukora no kugira ngo na bagenzi bacu bamenye uwo bemera kandi bamuhamye. Yego, no kugira ngo bamuhamye ku mugaragaro. Gutyo bavuga ati ngo ndi umukristo ariko ndi cool. Ngo ibintu byose njye nta kibazo, ngo nyine ukumva ntari kubyumva neza. Ariko koko ni Kristo uzi, Kristo wemeye, ukwiye kumuvuga kandi ukwiye nk'uko yavuze ko turi ubwoko bwatoranyijwe n'Imana, nk'uko yavuze koko nyine turi ishyanga ryera. Ubwoko bw'Imana bukwiye gutandukanwa n'ubundi bwoko bw'isi cyangwa se ubundi bwoko bw'izindi mana izo ziri aho hanze. Dukwiye kwitandukanya, dukwiye kuba wa muntu Imana yabwiye Dawidi ngo unejeje umutima wanjye. Dukwiye kunezeza Imana. Mu kunezeza Imana nishyire no kwitunganyira. Nibyo Cynthia yavuze yuko no kubinyangamugayo, no kuzuza amahame y'Imana, ukirinda iby'Imana yanga, ugakora ibyo nubwo bitaba byoroshye, ariko ushobora kubirwanirira. Ushobora kubirwanira niba ikintu kigucumuza gihagarike, niba kigucumuza kirinde. Ikintu nakongeraho ku cyo uri kuvuga ni uko hari ijambo ryo muri Bibiliya naryo rivuga ngo ikiri mu muntu nicyo kimwanduza, ntago ikiri hanze aricyo kimwanduza. Gutyo kuba umuntu yavuga ati wenda ngo ari cool niki, kuba cool nta nubwo bivuze ngo ukijijwe ngo ntago uri cool. Nta n'ahantu biba binanahuriye. None se njye ikintu nibaza, niba umuntu ashobora kuvuga wenda ngo ari cool kubera wenda ko yanyweye inzoga, sibyo? Tuvuge uri umukobwa ukundanye n'umuhungu wenda anywa inzoga, noneho we ngo ari cool. None hari undi mutipe wo mu rusengero utari cool, wenda aratebeza cyane cyangwa
noneho wa muhungu wakunze uri kunywa inzoga rimwe na rimwe nyine niki akasinda wenda yasinda akarwana mwasohokanye yarwana bakagukubita ndetse wari uri kumwe nawe si wagendeye ko ari kuru imbuto zabyo si izo ngizo ibintu umuntu avuga ngo biri kuru cyangwa ntabwo biri kuru umbabarire urebe imbuto zabyo kuko nureba hari ya nzu muri Bibiliya bavuga ngo ni inzu ebyiri imwe yubatse ku rutare indi yubatse ku musenyi zose ni inzu bose ni abahungu ni babiri umwe imiyaga niza ariyo ya indi yuko ashobora nko kunywa kamwe cyangwa tungahe control ikabura aje guhinduka umuntu utazi undi ameze nyine kwa kundi niwe ntabwo ukunda ukuntu yambara cyangwa se n'iki usibye ko nta nubwo ari no kuvuga ngo abahungu mu nsengero ntabwo bambara neza ariko nyine wenda hari igihe biba bitandukanye none undi yindi yubatse ku rutare taba wa undi uri mu rusengero ko ari we yubatse ku rutare wa undi nyine ari kuruha hejuru gusa imiyaga yaza cyangwa uri nko mu kibazo ukuntu wa undi aguhinduka n'ukuntu wa undi wundi ashobora nko kugumaho ni ibintu bikwiriye gutuma utekereza se ndashaka cool cyangwa ndashaka umuntu twabana mu kibazo mu bibi no mu byiza niba umuntu ashobora gukunda ari uko wenda uri at your best n'undi muntu akaba yagukunda no matter what urashaka uwuhe urashaka wa wundi wagukunda kwa mbere no kwa kabiri gusa cyangwa urashaka wa wundi wabana nawe naho waba nta kintu ufite naho waba nta kuntu umeze so ni ukwitondera icyo kintu cyo kureba hejuru cyane tureke kuba short sighted urebe kure kuko kure niho uzagera ubuzima bwawe bugeze ahantu hahandi ukeneye umuntu ubana nawe ukabona hari umuntu ukunambyeho kubera ko azi Imana akavuga ati simpemukire uyu muntu ariko undi muntu ashaka kumuvinga tu mwakundanye kubera ko mwese mwari mumeze neza ariko mwamera nabi ugasanga ntago akunambyeho ikindi kintu nagarukaho mbwira urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu bari mu gusenga nuko bakongera imyitwarire cyangwa se kuri icyo ngicyo cya cool n'ibindi wavuzemo akantu gakunda kugaruka ngo ngende kijijwe ariko bino na bino nta kibazo sibyo iyo umeze gutyo uba utaramenya ikibi cya bya bindi uvuga ngo nta kibazo umenye ibibi byabyo nta n'umuntu wanakubwira ngo uva hano hantu wenyine wakivanayo ukifungirana uba utaramenya ubu utaramenya niyo mpamvu uri kuvuga ngo bino nta kibazo umenye buremere nta muntu wanaguhatiriza no kuva mu kintu waba urimo so ariko icyo mvuga niba utaramenya bwo nyine ntabwo uramenya icyo wakora bongere cyangwa se twongere nk'urubyiruko circle cyangwa se ibyo tujyamo bikijijwe cyangwa bivuga Imana niba uri umukristo ntiwicare udafite nk'ikintu ukora mu rusengero cyangwa ahantu ufasha niba uri umukristo ube basi ufite nk'inshuti nk'eshatu cyangwa nk'ebyiri mushobora nko gusengana niba uri umukristo ntuzamare nk'amezi 3 basi utarafasitinga n'umunsi umwe utariyiriza byibura n'umunsi umwe niba ugire iyi myitwarire y'ubukristo uyongere maze ibyo bindi ukekaho ibyo bindi ushidikanyaho iyo ukora ya migenzo cyangwa se ya mahame aguhuza n'Imana ubwenge bw'Imana no gusobanukirwa ububi bwa bya bindi utazi bugenda buza ariko niba uwo muntu utarava ngenda umukristo ariko bino na bino nta kibazo ongera izo navuga ngo ayo ma practice akwegerana n'Imana uzagenda umenye wowe wenyine uzagenda ureka bya bintu ariko abantu benshi cyangwa se urubyiruko rwinshi ntabwo dufite inshuti zikijijwe ntabwo dufite byibura n'akantu k'akahabiti ko kuva wenda ngiye basi buri mezi 3 ndafasitinga nkasaba Imana manu ndinde kuko abantu haba impanuka za buri munsi haba ibibazo bya n'amahirwe kuba tukiriho duhumeka basi ushime n'Imana Mana ndagushimira ko uku kwezi cyangwa se aya mezi ashize mpumeka niwongera ibyo bintu
singusabye bya bindi ngo uhite ubireka kuko Imana izakwereka ububi byabyo wewe nyine uzagenda uzaba utubwira bazaza hano bakubwira ati Corinne rwose ariko bagire twongere imigenzo cyangwa se twongere habits z'ibintu by'Imana kuko iyo nta hantu ufite uvoma niyo mpamvu utamenya ukavuga uti ngiye kintu na kintu nta kibazo ariko iyo ufite ahantu ho kuvoma ibibi bigenda bikuvamo ibyiza bikaba byinshi nicyo navuga niyo nama nayo ngiye kukubwira ngiye kubwira ati dusoza tugire icyo tubwira urubyiruko ariko byose urabivuze nk'uko twavugaga imyitwarire myiza ikwiye kuranga umukristo cyangwa se kumenya uwo uri we muri Kristo nk'umuntu w'Imana nk'umuntu wamenye Kristo ntabwo ushobora kubyuka ku mugani ngo uhite umumenya gutyo ariko koko hindura imyitwarire yawe nyuma yo guhindura imyitwarire yawe genda practicinga nyine imico y'umukristo muri wowe ku mugani niba wari ufite ikigare kibi ufite inshuti nyinshi mwabanaga mbere yuko utarakizwa ashaka nk'eshatu ugira zikijijwe byibuze ujya ubona n'ibyo muganira nuva muri church utaza guhita unibagirwa ubwo se mwibutse bya bintu twaganiriyeho ikindi kandi nk'uko yabivuze imenyereze kwitoza gusenga atari uko ugiye mu rusengero atari uko ugiye kugira imenyereze kwitoza gusenga kandi wirinde imico mibi kuko ku mugani nk'uko kuvuga ngo uri cool ku mugani biba biri muri wowe kandi ibyo byo kuvuga ngo biri muri wowe hari igihe biguma muri nyine hari igihe ukomeza uhagarara kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo umutima w'umuntu urusha ibindi bintu byose gushukana hari igihe bigushuka hagiye ugushuka ninde wawumenya usibye umwuka w'Imana umwuka wera rero iyo ukomeze kumushaka arakugenzura ukaza gusanga ati Mana yanjye burya ngira amahane hari nubwo ntabwo ububizi hari igihe warakuze bavuga ati agira amahane nimumuvugishe bakanabigutinyira bakanabikubahira bashaka umuntu ukanga abantu bakavuga ati mumuhamagare uriya waramenya kuburana none Imana ikazagusanga ikagusobanurira ukaza gusanga Mana we kubera wa mwuka wera yagiye muri wa mutima akawugenzura byo mbona twese nk'urubyiruko dukeneye umwuka wera twese kuko niwe mu guardian wacu niyo muntu wenyine udashobora kukubeshya niyo muntu wenyine udashobora kubwira udashobora no kukuvamo ko ati umwuka wera byanze noneho mvuye gukora bimwe wambujije navuze bimwe wambujije byibuze mu ijoro kumugana akaza kukubwira ati ejo ntuzahajye kuko ntuhajye uzacumura ejo ntuzavuge gutya kuko waracumuye ejo uzagenda usaba imbabazi wa muntu uzikosore kumugana akanakubwira ngo kuri ka kantu k'amafaranga avuze kandyoheye akakubwira ati ayo mafaranga yasubize yamuhereze boss nagire impuhwe cyangwa se nanabona umutima mwiza ukoranye ashaka kugupromotinga ashaka no kuyaguhereza ati akira ntabwo ari nabitekereje Cynthia urakoze cyane Imana iguhe umugisha nibaza ko tugiranye ibiganiro byiza cyane nk'abakristo dukwiye kumenya abo turi bo kandi dukwiye kubigaragaza ntabwo dukwiye kubihisha kuko niba koko buri muntu wese muganira akubwira ko gukizwa ari byiza gusenga ari byiza kuki ubyihererana kuki utabihereza na mugenzi wawe kuki utamubwira uti nyamuneka nawe senga nyamuneka nawe niba ibibazo byawe bikurembeje niba wumva ufite ibintu byinshi cyane bibwira Imana sinzi niba hari icyo warenzaho ikintu nari nshatse kurenzaho ni uko ni ijambo riri mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 12 haravuga ngo Pawulo niwe uvuga ati si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye ni ryo jambo nasiga kuri iyi topic yo kumenya uriwe ni urugendo kumenya uriwe muri Kristo ni urugendo ni ibintu ugenda uhishurirwa kandi noneho Yesu yanadusezeranyije Imana Bibiliya ivuga ngo nukuva mu bwiza tujya mu bundi urumva hari igihe ugera ahantu ukavuga ati noneho naramenye noneho n'ubu ngubu ndimo neza Imana ikaguhishurira urundi rwego utazi noneho rero icyo Pawulo avuga hano ngo ndakurikira kugira ngo ahari noneho nta nubwo azi neza asa n'ushidikanya mfata icyo Kristo yamfatiye rero hari uwo Kristo
yaravuze muri Yeremiya aravuga ngo nakumenye ukiri urusoro. Noneho ngo nko gusigira kuba umuhanuzi w'amahanga, ntabwo yari abizi ko ari umuhanuzi w'amahanga, ariko Imana irabizi ko uwo muntu we ari umuhanuzi w'amahanga. Wowe se uri iki? Urumva, ugire amatsiko yo kumenya ngo ese uri iki. Noneho usanga Imana, ukomeze usenge kugira ngo umenye ninde Mana utekereza umbumba undema mu nda ya mama, ndi iki ku isi, wohereje iki mu isi unyohereza. Rero ntabwo tubizi, njye nabivuga yuko abantu benshi batabizi, ahubwo dukwiriye kubimenya. Na Pawulo hano ari kutubwira ngo ari guharanira ngo afate icyo Kristo yamufatiye, uwo ari we muri Kristo, ndetse kugira ngo n'aka gakiza asobanukirwe icyo Yesu yakoze amuhereza agakiza anamuhuza n'Imana. So nicyo navuga kugira ngo tumenye abo turi bo. Niyo mpamvu ukwiriye gusenga, si ukureka ibyaha gusa. Kureka ibyaha ni first step. Kureka ibyaha no ibyo ari byo byose waba wararetse ni first step. Ahubwo guhinduka ni rwo rugendo, kandi nawe ukamaranira icyo Kristo yagufatiye. Ese Kristo ni iki yagufatiye? Nicyo nagusigaho nk'ikibazo, kandi ukwiriye gusobanukirwa ari uko ukomeje urugendo rwo gusenga no kumenya Imana. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Wakoze kubana natwe Cynthia, umukobwa uri mu bwenge, umukobwa uri nk'Imana. Imana ikwagure kandi iguhe umugisha, ukomeze uyikorere muri byose. Nibaza ko nitwongera kugutumira uzaza. Nzaza. Ni karibu. Tugeze mu gice cyacu cya nyuma, tukita Vibe for Christ. Ni igice tuganiraho nyine we vibe. Yego. Cynthia, usa nk'umuntu witonda, ni iki kintu abantu batakuziho? Ikintu batangiye abantu kenshi hari n'igihe umwe abazi kino ugasanga undi ntago bakunda guhuza, ariko ikintu se navuga ngo batanziho, none hacyakora icyo navuga wenda abantu bashobora kuba batazi, nuko nkora nanjye ibintu bya podcast. So nkora ibintu bya podcast yerekeye n'Imana, yerekeye n'ibintu bya gospel, yitwa Rise Podcast. So nicyo navuga, wenda abantu bashobora kuba bambonye akabona ari ubwa mbere, kandi nyamara wenda ngikora. Nicyo kintu nshobora kuvuga none. Urakoze cyane. Ikindi kibazo wabonye gute iki kiganiro? Ikiganiro nakibonye neza cyane. Coline twaraganiriye na mbere yaho yuko antumira, naramubwiye yuko namukunze, narebye ibiganiro bye nkabona afite sound itandukanye. Uriwe muri Kristo waramugaragaje, kandi atandukanye n'abantu benshi. N'abantu benshi bakora podcast, n'abantu benshi bakora ibintu by'ibiganiro, ariko hari approach wazanye n'ukuntu unyuzamo ugasoma ijambo ry'Imana cyane. Abantu benshi Bibiliya ntago bayisoma. Byarantangaje, ariko nabikunze. Iki kiganiro icyo nyifuriza ni ukuvuga ngo Imana ibitumbagize ibigeze kure cyane. Tugomba kwihamya. Hanyuma rero wakomeje nk'icyayi gusa, bagiye ko iruhande rwawe nta n'ubwo wakozemo. Ntabwo ugira amatsiko. Muri ako gaseke rero karimo ibibazo. Agaseke ni aka kizungu. Urakuramo ikibazo kimwe, ushobora no kudufata twose ukaza guhitamo aka mbere cyangwa aka nyuma n'ubushake bwawe, ariko ntuducurike, ntutubone. Kabatemo hagati. Uragisoma, ikibazo uri busangeho urakidusomera ukidusubiza. Noneho ukuntu ikibazo gitangira ngo tuvugishe ukuri, noneho ibintu birahindutse. Tuvugishe ukuri, ngo ni iki kintu cyoroshye ariko kigutera stress buri gihe? Ikintu cyoroshye ariko kintera stress. Ngiye kuvuga ikinje mu mutwe, sibyo? Nk'umuntu uvuga amagambo menshi. Nk'umuntu uvuga, hari abantu bavuga amagambo menshi rimwe na rimwe, nyine
cyangwa se mukaba muri kumwe ariko akavuga kabisa. Rero njye hari igihe bishobora ko kugera nko hagati nkumva uretse gatoya. Nicyo kintu ntekereje kiba cyoroshye, ariko njye hari igihe bishobora nko kumbangamira cyane. Wakoze kubana natwe, wakoze kutuganiriza. Imana iguhe umugisha. Imana ibahe umugisha namwe. Abakunzi ba The Grace Note Podcast, turi kumwe no mu bindi biganiro bizaza. Imana ibahe umugisha. Bye.